nanjye ndibuka. Rwanda nkunda, nanjye ndibuka. Nubwo mpejejwe ishyanga, nanjye ndibuka. Si nawe ugomba kumpa uburenganzira bwo kwibuka. Nubwo ntafatwa nk'umuntu nk'abandi, nubwo icyo mvuze cyose cyitwa gupfobya, nubwo uwishe abanjye yihinduye intwari, umunsi ku wundi ndabibuka. Nanjye nabuze abanjye, nabuze inshuti mbura urungano. Ntibazambuza kuvuga ku gahinda, kandi nanjye ndi umuntu. Nabujijwe kubashyingura mu cyubahiro, ariko ndabibuka. Kwibuka kwanjye kwabaye icyaha, ngo nta muhutu ukwiye guhingutsa iryo jambo. Iyo atiswe umwicanyi, ngo ngaho arapfobya. Gufata ubwoko ukabwambika ibara, ukabuha izina rusange, ngo abahutu ni abajenosideri bahekuye u Rwanda. Iryo terabwoba ntirizambuza kwibuka abanjye. Jenoside yakorewe Abanyarwanda ni ishyano ryagwiriye urwatubyaye. Jenoside yakorewe Abatutsi sinyihakana, kandi ndayamagana, nk'uko namagana Jenoside yakorewe Abahutu n'abatwa batemerewe no kwibuka. Abacu bose ndabibuka. Abiyita ko baje kutubohoza badushize ku ngoyi, ingoyi y'ubwoba n'ikinyoma, ingoyi yo kwica bakigamba ku manywa y'ihangu. Sinzigera ntuza mu mutima wanjye mu gihe abanjye babuzwa kwibuka abacu, ngo mbaririre bashyingure mu cyubahiro nanjye. Mureke kuvangura Abanyarwanda kugeza ku bapfuye. Mureke kwanika amagufwa y'Abanyarwanda mubagira abagwagasi. Sinzatuza ntaragera ku matongo y'iwacu, ngo ndebe aho iwacu nanjye navukiye, nkahacibwa n'abiyita intwari z'u Rwanda, uboshye urwo Rwanda ari bo barweretse izuba. Imana idukunda ijye ibababarira mwese, iduhe ubutabera tubashe gutuza. Wibuke abawe udashinyaguriye abanjye. Wemere nawe uko kuri dukeneye twese. Tubane mu Rwanda ruzira gutonesha. Umenye ko ubu nanjye ndi kwibuka abanjye, ntabangamiye abawe muvandimwe wanjye. U Rwanda ni njyewe, u Rwanda ni nawe. Umunsi iyi ntero tuzayigira iyacu, nta mururumba kubera ubujura cyangwa ikinyoma gituruka ku kimwaro. Tuzicara twese dutege amatwi Imana, itwunge n'ubundi niyo rugira byose. Murakoze.